Ayanda, umukobwa mwiza cyane ndetse rwose w'umuhanga. Uyu mukobwa ni umunyabwenge mu buryo butangaje. Aba ari gusohoka rero muri biro aba asanzwe akoreramo, gusa kano kanya aba afite ikitwi cye cyose yari afite muri iyi biro kubera ko baba bamwirukanye. Hanyuma rero aba ari kugenda yivugana ati kera najyaga ntekereza ko ibintu byiza bijya ku bantu beza, ariko rwose naje gusanga atari ko bimeze kuri jyewe n'inshuti zanjye. Nk'ubu ngubu nirukanwe ku kazi ndetse rwose boss wanjye yari ari kunshinja kuba nta kintu na kimwe nshoboye, ndi umukobwa utagira ubwenge, mbese wagira ngo nta nubwo rwose nigeze niga habe na gatoya. Nyamara ndabizi ko atari ko meze kubera ko ndabizi neza ko nkuye ibyiza, ariko nyamara ntabwo ari byo mbona. Njyewe n'inshuti zanjye rero ibyacu rwose biba bitandukanye n'iby'abandi. Ubwo nyine abandi iyo ari beza ndetse babona ibintu byiza, twebwe rwose ntabwo ariko bimeze. Ahubwo umukobwa twiganye, uyu mukobwa rero yitwa Zini. Uyu mukobwa rwose ibintu byose byiza byamujeho, yabonye amafaranga, afite ibintu byose byiza. Tunakiga kandi niko yari ameze, nyamara yari umwana mubi cyane, ariko nyamara wagira ngo ubuzima rwose bwaramusekeye. Afite buri kimwe cyose umukobwa yakwifuza, nyamara ni umwana mubi cyane. Yari ari kugenda atekereza nyine ukuntu nubwo ari abana beza ariko bo nta kintu cyiza na kimwe bajya babona. Kano kanya rero Ayanda bari kuvuga ibi, Zini we nibyo rwose aba yarabaye umukobwa, wa mukobwa ufite amafaranga kandi menshi. Kano kanya rero aba afite inzu yandika amafilime maze bakayagurisha. Kano kanya rero nanone aba ari kuri tele aho baba bari gukina nyine amasene amwe n'amwe yo muri filime yagombaga kugurisha muri iyi minsi. Hanyuma rero aba ari kugenda yitegereza abakozi yarakurebaga mwahuza amaso gusa akaba arakwirukanye. Yari umwana mubi cyane kandi nta muntu n'umwe yagiraga yubaha, yabwiraga abantu bose uko yishakiye. Upfa kuba gusa uri umukozi umukorera, nta cyubahiro rwose na gike yabaga kugomba. Ayanda we rero yageze mu rugo maze abwira inshuti ze ibintu byose byari byamubayeho. Inshuti ze rero byarazibabaje cyane, maze rwose ziramubwira ziti rero ukeneye rwose ko twagusohokana maze tukajya kwishopingira. Ndabizi ni bimwe mu bintu bijya biturangaza ndetse rwose bijya bituma nyine tutibuka ibintu byatubabaje. Gusa ihangane, uri umuhanga cyane, akazi ntabwo ari ikintu ushobora kuzabura, uzabona kandi keza. Naho Ayanda ati simbabajwe nuko ntakaje akazi, ariko mbabajwe n'amagambo boss wanjye yambwiye amagambo mabi yansuzuguye. Uzi ko nanjye nirebaga maze nkabona kuko nta kintu maze. Naho rero abashuti be abari Kristi ndetse na Julia bahita bamubwira bati oya ntabwo ariko bimeze, uri umukobwa ushoboye, uri umunyabwenge, urabizi. Ntubizi se? Humura rwose uzabona kandi kazi. Bahise rero bafata inzira maze bajya muri shop nyine bajya kugura imyenda. Bumvaga bakeneye ikintu kibarangaza. Bakigera rero batangiye kwigera imyenda, maze mu kanya gatoya Julia sinzi ukuntu yagiye guhamagara umukobwa wari uri kubafasha kureba imyenda muri iri duka, maze abakubise amaso Zini. Yahise ahamagara bose atumva ati nimuze hano murebe umuntu mbonye. Bose bahise baza bihuta, bakibona Zini bose bahise bamwitegereza, dore ko yarashize igihe batabonana nubwo bumvaga amakuru ye, ariko nyine ntabwo bari baherutse kumubona. Zini rero nawe yarabitegereje maze atangira kubareba rwose yabasuzuguye. Ati uzi ko mutigeze muhinduka, muracyari ba bandi. Ati harya ubundi wowe witwa nde? Ubwo yabazaga Ayanda. Uyu mukobwa rero yahoraga yigira nkaho rwose atibuka amazina y'abantu kugira ngo bayamwibutse. Nyina ko kandi ubwo yabaga nyine ari kumanura rinete maze akabarebera hejuru yazo, ubona rwose yabasuzuguye. Yatangiye kubabwira amagambo menshi ati ndabona rwose mukiri abaturage kwa kundi, nta kintu na kimwe cyahindutse. Ubwo njyewe nageze kuri byinshi, ariko ndabona mwe rwose mukiri ba bandi. Ahubwo se ko mwigaga muri abahanga cyane, byaje kugenda gute kugira ngo amanota mwabonaga ntaze kubabyarira umusaruro? Yatangiye nyine kugenda babwira ibintu byose bishakiye. Ayanda rero yahise avuga atari ku uyu munsi ubanza rwose atari umunsi wanjye w'amahirwe, kubera ko nahuye n'imyaka kuva mu gitondo
kugeza n'aka kanya. Naho rero uyu mukobwa Zimi yahise ababwira ati ubu kano kanya tuvugana iri duka murimo ni iryanjye, murabibona ko rwose nateye imbere, ikindi kandi mfite n'inzu ikora amafilime ikanayagurisha. Ubwo ari nako yababwiraga izina ry'iyo nzu, bose bari barizi, bahise barebana, barumiwe nyine ukuntu uyu mukobwa yabashije gutera imbere kandi mu gihe gito. Barabyumvaga babibwirwa n'abandi bantu, ariko bo ubwabo bari batarabyiyumvira nyine uyu mukobwa abyivugira. Ayanda rero utarashakaga kuguma hano yahise ababwira ati ariko njyewe rwose ndumva nkeneye kwihahira, kubera ko uyu mukobwa sinifuza gukomeza kuvugana nawe, ni n'umwaka kuba nahuye nawe, ariko nyine ntabwo rwose nshaka kumuguma imbere. Zimi rero yarasetse maze ahita ababwira ati ngaho rwose nimugende muhahe, amahirwe masa. Yahise rero abahereza ikarita nyine iriho aderese ye, ati ndakeka hari n'igihe muzajya muhura n'abandi bantu maze mukababwira ko nyine mfite ibintu byiza, ubwo nyine muzajya mubaha nimero zacu maze baduhamagare. Yanabivugaga aseka yabaciye amazi, ari nako ari kugenda yikaraga abwira nyine n'umukobwa wakoragamo hano ati wibuke yuko hari imyenda tutagomba kugurisha kubera ko izambarwa n'abantu bazaba bari gukina muri filime. Bamaze guhaha rero batashye, Ayanda yarababwiye ati ariko ni ukuri narababwiye rwose ko ntazi impamvu twebwe amahirwe atajya dusekera. Tekereza nk'ukuntu uriya mukobwa yateye imbere, noneho ukuntu yari umwana mubi, ntabwo rwose yari akwiye ibyiza, ariko nyamara twebwe twahoraga twitwararitse, reba ko nta kintu na kimwe dufite. Christy ati hoya mbabara bivuga ibyo bintu, niko igihe cyacu kitaragera, buriya nyine we isaha ye yarageze, ariko natwe yacu iradutegereje, mwikwiheba rwose, natwe bizagenda neza cyane. Julia ati yego rwose ibintu Christy ari kuvuga nibyo, sinzi impamvu ahubwo wowe uhise wiheba kubera ko bakwirukanye ku kazi. Uzi utuzi twose turi muri iki gihugu wibazwa nuko bakwirukanye kuri iriya radiyo, kubera ko rwose hari izindi nyinshi ushobora kuzakoraho. Bageze mu rugo rero maze nyine bakomeza kuganira, ariko Ayanda akajya ababwira ati ariko njye mfite ibibazo byinshi, tekereza nawe ukwezi kw'inzu kuri hafi kugera, amafagitire yose mfite yo kwishyura, mfite ibintu byinshi byo gukora, kuba ntafite akazi sinzi ko rwose bishoboka. Christine wese amubwira ati ariko njyewe hari igitekerezo naringize, ubundi ko Zimi yatubwiye yuko afite inzu yandika amafilime, kandi nawe ukaba ubizi neza ko uri umwanditsi mwiza, nubwo wari umunyamakuru wajyaga wandika ibinyamakuru, ariko noneho kuri iyi nshuro ushobora no kwandika filime kuko n'ubundi byose birasa bimeze kimwe. Ayanda rero wese abitekerezaho ati yego rwose ndabyumva, filime nayandikana cyane, nta nubwo rwose yananira, kuko hari n'igihe najyaga ngerageza kwandika nyine udusene, nubwo byabaga ari mu makuru ariko nkagenda nyakoramo utuntu tw'udusene. Ndabizi ko ibyo bintu nabishobora, ariko se nanone byahurira hehe na Zimi? Christine wese amubwira ati ndakeka yuko wajya kumusaba akazi. Ayanda yarasetse ati hoya ntabwo byashoboka, wese urabona akazi yakama n'ibibazo byose twari dufitanye kuri kaminuza, ntabwo rwose yakama, sinakurirwa nanajyayo, wabonye ukuntu yadusuzuguye, noneho tekereza ndamutse ngiye nko kumusaba akazi ukuntu yansuzugura. Oya rwose ibyo byo ntabwo byashoboka, reka tunabyihorere twe gukomeza kubitekerezaho. Christine wese amubwira ati niba wowe utabishobora buretse ndaje mbyigiremo, wowe nyemerera ko gusa akazi uramutse ukabonye wajya gukorayo. Ayanda ati ntabwo byoroshye, ariko nanone nkurikije ukuntu nta n'amahitamo mfite, ndamutse nzi ko nta kindi kibazo kiri bubikurikire rwose najyayo. Batangira rero kwiterera story, ari nako baserereza nyine Ayanda batari ku wundi wa mukobwa we utagira umusheri, ubundi bimeze bite? Abahungu barakwanga cyangwa ni wowe ubanga? Uzi ko habura gatoya ngo tuzagutorere kuba presidente w'abaseribateri? Wagira ngo neza neza ntacyo bikubwiye kuba wagira umusheri. Ayanda rero yaravuze ati muratangiye, ubwo mutangiye kunserereza. Yahise abaza Christy ati none se wowe uvuga ubundi wowe ntabwo ahubwo ari wowe presidente wabo, ko nawe nta musheri ugira? Naho rero Christy ati ariko njye mfite umukunzi, mubizi se ndamufite Serido. Naho rero Ayanda ati ariko uwo musheri uhora uvuga ufite utaratwereka, ubundi niki kitwemeza ko ahari? Njye ntekereza ko rwose ntawe uhari.
Christy ati ndamufite rwose, igihe nikigera nyine nzamubereka, ariko arahari. Akivuga gutya rero Serido yahise ahamagara maze amubwira ko rwose amukumbuye ndetse ashaka ko baza guhura. Christy rero yamubwiye ko nta kibazo yaza kuza kumureba mu rugo, nubwo yari yagiye kureba Ayanda ariko ko agiye guhita ataha byihuse, maze nyine Serido akaza kumureba. Uyu musore rero witwaga Serido yari umusore nyine witwara nk'abahanzi cyangwa se wambara nk'abahanzi, kandi nyamara Christy yamurutaga imyaka 5 yose. Hanyuma rero ntabwo yajyaga aba proud yo kumupresenta mu bandi, kubera ko yabaga abona nyine ari umwana. Yahoraga nabimubwira ati wowe uri umwana kuri njyewe, kandi nyamara yaramukundaga birenze, ndetse rwose yabaga yumva nta n'undi mukunzi akeneye, ariko nanone yumvaga nta hantu bajyana akumva atamwereka inshuti ze. Nk'ubu ngubu hari hashize imyaka 2 yose bakundana, ariko izi nshuti ze magara zitaramukubita ijisho, bahora bamwumva kuri telefone gusa, bamwumva Christy amuvuga. Kano kanya rero Christy yahise asezera maze nyine ajya guhura n'umukunzi we, dore ko yari anamukumbuye, kandi nanone yumvaga atamusanga hano kuko nyine atashakaga ko aba bashuti be bamumenya. Nyuma rero y'iminsi mikeya aba ari anniversaire ya Julia. Hanyuma rero bapropoje ko nyine basohokana maze bakajya gusangira. Baragiye rero bajya ahantu barasangira, barishima, bamufasha nyine guserebura anniversaire ye. Byari ibintu by'igiciro cyane. Hanyuma rero amasaha yo gutaha yarageze, maze Ayanda ababwira ko rwose we yumva ananiwe akeneye kujya kuruhuka. Naho rero Julia ndetse na Christy bo bamubwiye yuko bagikeneye nyine gukomeza kwibyinira, ko aribwo rwose ikirori kikiryoha. Yarababwiye ati nta kibazo, ndahamagara taxi voiture maze izi ntahane, ndumva rwose nkeneye kuryama. Nabo rero barabimwemereye, ariko nyine bamubwira ko ari bwihangane maze akitahana. Yateze taxi rero ari mu nzira ataha, imvura nyinshi yaraguye nyinshi. Ariko naho rero ku rundi ruhande Aheke ni umusore w'imbogari. Uyu musore ni mwiza kuko mu buryo bugaragarira amaso. Hanyuma rero yari yibereye mu modoka ari kugenda, imvura iri kugwa ari nyinshi. Sinzi ukuntu rero yageze mu nzira maze yumva imodoka ye irahagaze, arayatsa biranga. Yakomeje kugerageza biranga rwose, yibajije rero icyo yabibaye maze biramuyobera. Yavuye mu modoka rero maze yibagirwa gukuramo urufunguzo. Sinzi ukuntu urugi rwahise rwifunga maze imodoka ibiriborotse. Nyamara imvura yari kugwa ari nyinshi. We rero yari ari kureba niba nta kibazo imodoka yaba ifite. Yagarutse gufungura umuryango asanga umuryango wifunze, urufunguzo rwari rurimo imbere. Imvura yari nyinshi cyane iri kumunyagira, agashati kamaze kumufataho. Yibajije ikintu akwiye gukora kiramuyobera. Kano kanya ntabwo yari ari gutekereza neza, ntiyumvaga icyo yagakoze. Ntabwo yari ari kubona taxi, nta moto, nta kintu na kimwe yabonaga kubera ukuntu imvura yari nyinshi. Yari yabuze ikintu na kimwe atega. Akiri kubyibazaho rero Ayanda yari ageze hano nyine ari muri ya taxi. Ayanda akigera aha yatangiye kwibaza ati ariko uyu muntu ninde waparitse mu muryango wanjye neza imbere y'urugo rwanjye, arashaka iki? Yavuye mu modoka rero maze ahita aza yegera Aheke. Yamubaje ati wowe urinde uparitse hano imbere y'urugo rwanjye? Aheke ati mumbabarire, ntabwo rwose nari mbizi ko ari imbere y'urugo rwanyu, ariko imodoka yanjye yampfanye niyo yahiparitse urebye, kuko yahagaze nyine irazima, none yanze kongera kwaka. Nabuze icyo gukora, none n'urufunguzo nari narusizemo imbere, ntumbaze uko urugi rwifunze. Mbese nabyutsikanye rwose umwaka, wagira ngo uyu munsi ntabwo ari umunsi mwiza kuri njyewe. Ayanda rero ntabwo yafashe umwanya munini wo kubitekerezaho. Yabonaga ko uyu musore ari kunyagirwa ndetse rwose yamaze gutoha. Yahise amubwira ati ngwino nta kibazo, ngwino winjire mu rugo wugame, ahari imvura niza guhita uraza gutekereza ku cyo gukora, ariko kano kanya bwo rwose nta yandi mahitamo ufite. Aheke rero nawe ntabwo yari afite rwose umwanya wo kubitekerezaho. Bahise binjira mu rugo maze ajya kugama. Bagezeyo Ayanda amuhereza esume. Yaramubwiye ati ubwo nyine genda ujye muri dushe ubanze ukarabe, hanyuma nyine ndaba nguhaye umupira wanjye n'ipantaro yanjye ube wambaye, iyi myenda yawe ndibe ko nayifura hanyuma nkayumutsa tukareba ko nyine wabona icyo kwambara.
uyu musore rero yaragiye arakaraba nyine maze bamuha imyenda arahindura. Ayanda yahise ajya kumushakira amafunguro kuko we nubwo yari yasohotse ariko yatekereje ko uyu musore we ashobora kuba nta kintu na kimwe yashyize mu nda. Yamutekeye rero n'icyayi gishyushye kuko rwose wabonaga ko imvura yamunyagiye ari nyinshi. Batangiye rero kuganira ari nako nyine uyu musore Areke abaza Ayanda nyine ati ubundi se witwa nde, ukora iki? Ayanda nyine yatangiye kumubwira ati mu busanzwe ndi umunyamakuru nubwo rwose hashize iminsi mike banyirukanye ku kazi, gusa nyine nitwa Ayanda. Naho uyu musore nawe aramubwira ati nanjye nitwa Areke, gusa njyewe ndi umwanditsi w'amafilime, hari inzu nyine nkoreramo yandika amafilime, gusa ntabwo yigeze amubwira iyo nzu ari iyihe dore ko nyine bari bafite inzu nyinshi zikora ibi bintu. Bakomeje rero kwiterera story ari nako nyine Ayanda amubwira ati iyo ntaza imvura yari kukwica ndakubwiye. Naho rero Areke ati nari mpfuye byo n'ukuntu nawe waje unkanga, uzi ko wankanze neza neza ubwoba bukanyica umbwira ngo nigute mparitse imbere y'urugo rwawe, gusa sinzi icyo nari gukora. Reba nawe ukuntu bwari bwije, urebe iyi imvura ingana gutya none yikomeza kunyagira, ubu rwose nari kuba ndaye mu bitaro. Imvura rero yanze guhita maze n'ubundi Ayanda abwira Areke ati ntabwo wataha muri iyi mvura, icyiza rwose nuko wakwirarira hano nta kibazo kirimo, hano hari ibyumba byinshi urajya mu cyumba kimwe wiryamire. Areke rero yaramubwira ati niba rwose bitakubangamiye waba ukoze cyane. Yamweretse icyumba maze ajyamo araryama, Ayanda nawe ajya mu kindi cyumba. Mu gitondo rero Ayanda yarakangutse maze yibuka ko hari umushyitsi waraye muri uru rugo, ariko nyine abona hakeye cyane. Yagiye rero kumureba kugira ngo nyine arebe niba agisinziriye cyangwa niba yakangutse, ariko akaba nyine atabonye umuntu umufasha. Akinjira muri iki cyumba yitegereje uyu musore asinziriye maze atangira kumwenyura ati mbega umusore mwiza, ati uyu musore ni bogari, reba ukuntu ari mwiza anasinziriye. Gusa nyine uyu musore ndabona rwose adakwiye kuncika, ubundi ndabona rwose ari umusore w'inzozi zanjye, mba nifuza umusore umeze utya, mba nifuza umusore twakundana ariko umeze gutya neza. Ahubwo se kubera icyo ubundi uyu nguyu ntamugira uwanjye, kubera icyo uyu musore tutakundana? Yari ari kuvuga ibi ngibi ari no kumwenyura. Yagiye kubona rero abona telefone y'uyu musore irasonnye, yarayifashe ngo arebe, maze ayifashe ahita abona handitsemo ngo my love. Umujinya wahise umwica, yatekereje ko ahari ashobora kuba afite umugore cyangwa se nyine afite umufiyanse. Yararakaye ukagira ngo hari rwose amakosa Areke yakoze. Yahise amukangura nabi n'umujinya mwinshi ati byuka ugende hakeye. Areke yakangukiye hejuru ati none se kandi kuri kumbwira nabi byagenze bite? N'ukuntu kose wamfashije, nkaba rwose wampaye icumbi nkabona aho kurara. Naho rero Ayanda ati yego nyine nagufashije, ariko ubufasha bwarangiye kubera ko hakeye. Byuka ujye gutunganya ibyawe maze ugende. Ubu se utabeshya ubundi umugore wawe cyangwa fiyanse wawe yaba azi neza ahantu waraye? Yaba azi ko inzu warayemo yari irimo undi mukobwa? Naho rero Areke ati ariko sinibaza ko hari ikibazo kibirimo kuba rwose naba naraye mu nzu irimo undi mukobwa. Ikindi kandi nta nubwo rwose nakubwira ngo ntabwo mfite umukunzi, ndamufite, ariko nyine ibintu byacu bimeze nabi ku buryo rwose mba mbona biri mu marembera. Umukobwa dukundana ndakubwiza ukuri rwose ntabwo ashobotse, sinzi impamvu ndi kukubwira n'ibi bintu byose, sinakabaye mbikubwira. Naho rero Ayanda aturatangiye, abasore bose iyo mushaka guca inyuma abakunzi banyu nuko mutangira kwivugisha, mutangira kuvuga yuko ari abantu babi badashobotse. Ubwo nyine nawe urumva ushaka kuntereta se kandi ufite umukunzi? Areke ati ni ukuri si byo, ntabwo ari byo mvuze, nuko nyine ari wowe warumbajije maze nanjye nkagusubiza, ariko rwose ntabwo nifuza kugutereta, nta nubwo nifuza guca inyuma umukunzi wanjye. Nubwo nyine ndamutse nguterese nabwo bitaba ari bibi, uri umukobwa mwiza mwiza cyane rwose, umuntu akunda kimukubita amaso. Ubwo rero ndamutse nguterese nta nikosa naba mfite. Ayanda n'umujinya mwinshi ati mvira ahangaha, gira vuba, fata buri kimwe cyawe maze usohoke hano. Ayanda yari yarakajwe n'ukuntu nyine asanze afite umukunzi, kandi mu by'ukuri yari amaze kwishyiramo yuko bagiye gukundana.
Uyu musore rero yamaze kugenda, dore ko yari umusore ugira n'ibinyabupfura byinshi, yabwiye nyine Yayanda ati nubwo wandakariye ariko ni ukuri ndagushimiye cyane rwose kubwo ibyo wamfashije byose, ahubwo se nta kuntu wampa nimero yawe? Naho Ayanda ati mvira ahangaha agenda, yari yamurakariye bikabije. Uyu musore rero yamaze kugenda, Ayanda yahise afata nyine telefone maze ahamagara ba bashuti be, yarababwiye ati muzi ibintu byambayeho nimugoroba, ntabwo mwabyumva. Yabaha konseri story yose ukuntu yagenze, maze rwose ababwira ukuntu yiboneye umusore w'ibogari ndetse akaba yaraye hano, ariko yababajwe n'uko yasanze uyu musore afite umukunzi. Nabo rero baramubwiye bati none se nibura waba wanasigaranye nimero ye, ko ntawamenya, ushobora gusanga mu gihe kizaza uzamukenera, ushobora gusanga nyine n'uwo mukunzi we atari ibintu bifashe kandi nawe wagerageza amahirwe. Nawe ati hoya, ntabwo rwose aricyo cyanzanye, ntabwo nifuza gusenya impundu z'abandi, ikindi kandi ntabwo nakundana rwose n'umusore ufite umukunzi, ibyo ntabwo nabikora, sinshobora kujya hagati yabo. Gusa nyine nyine namukunze, ni bogari, ntabwo mwabyumva, areba neza, aseka neza, avuga neza, noneho avuga atuje, noneho afite ukuntu azi kuganira, kandi nyine niyo muri kuvugana uhita wumva ko ari umuntu uzi ubwenge, ni umuntu nyine ufite ibitekerezo biremereye. Batangiye rero kumuseka bati wari wiboneye umugabo, none dore rwose aguciye mu myanya y'intoki. Nawe ati n'ubundi ukuntu nari mbonye yujuje ibintu byose nifuza ku musore, ntabwo byari kwemera, kubera ko mu buzima nta kintu njya mbona cyoroshye ngo kinyizanire cyoroshye gutyo, none uyu nguyu se yari kunyizanira gutya maze bigahita bivamo? Ntabwo rwose byari koroha. Gusa nyine nubwo bitashoboka ko dukundana, ariko icyo nabashije kubona cyo ni bogari rwose, ibyo byo ndabibabwiye. Aba bashuti be rero baramubwiye bati nibura ko wanabonye umuntu mu buzima ukunze, ni ubwa mbere tukumvise uvuga ko wabonye n'umuntu ukunze, noneho nibura tugize icyizere ko umunsi umwe uzatubwira ko wahuye n'uwa nyawe, noneho mugakundana. Kristo rero yahise amubwira ati ahubwo uranyibukije ko ngomba kujya kugushakira akazi, sinzi impamvu nari maze iminsi wagira ngo rwose narabyibagiwe. Ayanda rero yamubwiye ati ariko rwose nta kintu nkunda nk'ukuntu uba wanyitayeho, uba wababajwe no kuba ntameze neza, mbese uba wampangayikiye. Naho Kristi ati ntaguhangayikira se, uretse no kuba turi inshuti kuva kera, ariko tunameze nk'abavandimwe. Hanyuma rero iyo utari kubasha gukemura ibibazo byawe, mba mpangayitse kuko mba numva ari nkaho mfite inshingano zo kubigukemurira. Ubwo rero ibyiza ni uko nagushakira akazi kuruta uko nakwishingira kugukemurira ibibazo. Kristi rero yahise yitegura maze ahita agenda ajya kwa Vini. Akihagera rero yahise abaza uyu mukozi wa Zini ati bosi wawe ari hehe? Naho rero uyu mukozi ati ntabwo uyu munsi igeze aza hano, ariko nta nubwo nzi niba ari buhagere. Bakiri kuvugana ibi rero Zini yahise avuga mu ijwi rirerire ati ninde ushaka? Ninde waje kunshaka atanteguje? Kristo rero yahise amubwira ati ni njyewe rwose ugushaka. Zini rero yahise amubwira ati harya wowe urinde? Naho Kristo yarasetse ati ariko wajya urekera kwijijisha wigira nkaho nta zina ry'umuntu na rimwe uzi, ubu ko ku myaka yose twabaniye na n'ubu ntabwo unzi. Zini rero yahise amubwira ati ndakeka ari Kristo niba ntibeshye. Naho Kristo ati yego rwose ni njyewe. Zini ati hanyuma se wanshakiraga iki? Muri kano kanya rero uyu mukozi wa Zini yahise amubwira ati boss, ntabwo rwose nari niteguye ko uri buze hano, ntabwo nari kuri buhagere. Naho Zini ati ntabwo wari uzi ko ndi buhagere se? Ni wowe ungenera igihe ngerera muri business zanjye. Uyu mukozi bati hoya ntabwo ari byo nshatse kuvuga, nuko nyine nari nzi neza ko ufite ibindi bintu byinshi byo gukora, nari nzi ko rwose hano utari buhaze. Zini rero mu gasuzuguro kenshi yahise amubwira ati ibyo simbiguhembera, ahubwo ihute ujye gukora ibyo nsanzwe nguhembera. Uyu mukozi rero yaragiye maze Kristi ahita amubwira ati ariko se ntabwo ujya uhinduka, kubera iki rwose abantu bose uba wabagize nkaho nta mumaro bafite? Zini ati mbwira icyakugenzaga, kubera ko rwose nta mwanya mfite munini. Kristi rero yahise amubwira ati nyine watubwiye yuko ufite inzu yandika amafilime, kandi nyamara Ayanda nawe
ni umunyamakuru, ni umwanditsi mwiza cyane. Zina ati hanyuma se ibyo bigahurira hehe? Christy ati nyine ndashaka kukubwira ibintu bigufitiye inyungu, kubera yuko urumva nyine ko niba Ayanda ari umwanditsi usobanutse, umwanditsi uzi kwandika cyane, mbese ubundi ni mashine yigendera. Urumva ko rero uramutse umuhaye akazi muri iyo nzu yawe yandika amafilime, waba rwose wifitiye imashini yiterekeye hariya. Ndakubwiza ukuri ko rwose waba ufite umukozi, kandi umukozi mwiza. Zina rero yarasetse ati ntabwo bishoboka, urabizi ko mu bantu narota nkoresha Ayanda adashobora kubamo. Wibagiwe se ukuntu yigeze kuntwarira umukunzi? Urabyibagiwe n'akanya? Ntabwo rwose nshobora kumushyira muri business yanjye, kuko ubanza yazananyiba noneho n'imishinga yanjye. Christy yahise amubwira ati ariko ibyo bintu ni ibya kera, ikindi kandi nta nubwo yigeze kwiba umukunzi wawe, kubera ko wowe ubwawe wajya kutwibwirira yuko utamukunda, atari type yawe, mbese uriya mutipe mutajyanye mutaberanye udashobora kumwemera. Ubwo rero ntabwo twigeze tumenya ko wamukundaga mu ibanga rikomeye. Zini ati ariko nubwo nyine ntamukundaga, ariko byonyine ko buriya musore yarankundaga ntabwo byemereraga Ayanda kuba bakundana. Christy ati ahubwo nta mpamvu n'imwe yari ihari yo kuba batakundana. Kuba wowe yaraguterese ukajya twibwirira ko utamwemera, yarangiza agatangira kwiteretera Ayanda, ntabwo yagombaga kumwanga. We barahuje nyine barakundana, kandi ibyo bintu ni ibya kera, byaranarangiye. Naho Zini ati niyo byaba byararangiye ntabwo nigeze mbyibagirwa, kubera ko nubwo nababeshyaga kuriya, ariko uriya musore naramukundaga n'umutima wanjye wose, ku buryo maze kumenya yuko akundana na Ayanda numvise mbabaye, agahinda karanyishe, mbura uwo mbibwira. Rero naramurakariye ku buryo sinshobora gukorana nawe uko byagenda kose. Christy yahise amubwira ati niba rero mutakorana, reka nigendere, gusa wowe nyine umenye ko rwose uhombye, kubera ko uri gufata ibintu bidafite umumaro maze ukabigurana ibifite umumaro. Rwose niba uhombye Ayanda, umenye yuko uhombye umukozi, kandi bari kuzakugeza kuri byinshi, kubera ko uriya mukobwa ni umuhanga cyane. Nako se ibyo nirwa nkubwira, uranabizi kuri kaminuza uko yari ameze. Ubundi se wibagiwe yuko igitabo cyawe cyaguhesheje diplome ari we wakikwandikiye? Ibyo bintu wabyibagiwe? Zini rero yahise atekereza ibyo bintu byose, maze ahita amubwira ati ariko mise mbitekerezaho neza, niba koko ibyo byose uvuze n'ibyo nzi ariko bimeze, ngaho nta kibazo, ugende umubwire maze azaze nyine tuvugane nta kibazo. Christy yahise amubwira ati sawa urakoze, ubwo nyine ndamubwira azaze mwivuganire. Gusa nyine uyu mukobwa yari yibutse koko ko igitabo cye cyamuhesheje diplome ari uyu mukobwa Ayanda wakimwandikiye, kandi ko cyatumye abona amanota menshi. Yahise yibuka neza ko uyu mukobwa mu bintu byerekeranye no kwandika nta muntu n'umwe umurenze. Noneho yahise atekereza n'ukuntu yajyaga yandika ibinyamakuru, maze rwose bikaba ibinyamakuru birebwa n'abantu benshi. Yatekereje ko rero aramutse atamwemeye nk'umukozi yaba bihombeyemo cyane. Christy rero yaratashye, maze akigera mu rugo yabwiye nyine Ayanda uko byagenze, ndetse amubwira ko uyu mukobwa yavuze ko yifuza ko bavugana. N'ubundi ariko Ayanda yari akifitiye ubwoba, yibazaga ukuntu ari bujye kureba uyu mukobwa akumva ntabwo bishoboka. Yaramubwiraga ati ubanza nyine ashobora kuba yakubwiye ibyo kugira ngo ngeyo ansebye bya bindi bye. Naho Christy ati hoya, ndakubwiza ukuri ko nawe rwose yibutse ko ari nawe wamwandikiye igitabo, maze akibuka ko uri umuhanga kandi adakwiye kukubura nyine mu bakozi yakoresha. Nyamara rero inzu y'ibitabo, ku rundi ruhande rero abantu bagombaga kuzagura iyi filime Zini yari arimo kwandika baramuhamagaye, maze nyine bamubwira ko rwose bakurikije ibyo yabahaye bamaze kwandika babonye rwose batabishimye, ndetse ko atari iyo filime bifuza. Akimara rero kumva ibi bintu yatangiye kubitekerezaho, maze abona ko ashobora kuba agiye kubura kino kiraka. Yarababwiye ati nimunyihanganire, maze mu ibyumweru 2 gusa nzaba nabandikiye filime imeze neza ku buryo muzayireba maze mukabona nta kosa na rimwe ririmo. Bahise bamubwira rero bati nutinda gatoya tuzishakira abandi,
urabizi ko rwose hari abanditsi benshi, hanyuma rero tudakoranye n'inzu yawe twanakorana n'abandi, wowe rwose uri gutinda cyane. Bakiva kuri telefone, Zimmy yasanze ashobora guhomba iri soko n'ukuntu bari abakiriya be b'imena bakundaga kumugurira amafilime menshi kandi bakayagura ku mafaranga menshi bakanamwamamaza, mbese yari kuba ahombye ibintu byinshi. Yahise atekereza rero kuri ya poropozo ya Christy, maze ahita atangira kwibaza ati none se mpamagare Ayanda, kuko mu bigaragara ndamukeneye, nkeneye umuntu uzi kwandika bya nyabyo ku buryo noneho azandika amasenariyo azatuma rwose filime yanjye izahita igurwa na bariya bantu, kubera ko ndamutse mbatakaje naba ntakaje abakiriya b'imena. Nakomeje kubitekerezaho ariko asanga nta mpamvu zo gukomeza kwihagararaho kuko yaba ari guhomba. Yafashe rero telefone maze ahamagara nyine Ayanda. Ayanda rero yaramwitabye, maze uyu mukobwa amubwira ko ashaka yuko yaza maze bakavugana ku byerekeranye na bizinesi. Ayanda rero yamubwiye ko nta kibazo azaza ku munsi ukurikiye, maze rwose bakabiganiraho. Bwarakeye rero Ayanda nyine ashaka ikanzu nziza, agerageza kwambara neza bishoboka byose. Zimmy rero yaramurangiye mu rugo iwe kugira ngo abe ariho amusanga ndetse babe ariho bavuganira. Ayanda yagezeyo bamuha karibu maze yicara muri salo. Yatangiye kureba rero iyi nzu yari itatsemo imitako ihenze cyane, maze atangira kwivugisha ati gusa nyine ikigaragara ni uko rwose Zimmy yagezeyo ibintu byose byiza arabifite. Kano kanya Zimmy yahise aza maze ahita amubwira ati ndabikunze cyane kuba rwose wabashije kubibona, nagezeyo kandi ndi mu bisubizo. Urumva ko nawe kandi wagiriwe amahirwe kuba rwose nagutumiye mu rugo rwanjye. Ntabwo ari abantu benshi ubundi mpatumira, ariko nagira ngo nirebere n'amaso yawe ko rwose aho ngeze ari kure cyane, mudashobora kuzatera intambwe ngo mushyikire. Ayanda rero yaramubwiye ati ariko ntabwo rwose njyewe aricyo cyari kinzanye, ahubwo nari nje ngo tuganire ku byerekeranye nyine na bizinesi. Zimmy rero akicara bagiye kumva bumva nyine umuntu arinjiye ahamagara ngo sheri. Ayanda rero yagize amatsiko maze ahindukira areba ku muryango. Yatunguwe no guhita abona Aheke ari we uje uhamagara uyu mukobwa amwita sheri. Ayanda rero yabuze aho areba, ayoberwa ibintu bimubayeho, yumvise imwikaragiyeho, ibintu byose biramucanga. Aravuga ati none se ibi ni byo? None se birashoboka ko Aheke yaba ari umukunzi wa Zimmy? Akiri kwibaza ibi rero, Zimmy yahise amubwira ati Aheke, uyu rero yitwa Ayanda, ni umukozi mushya dushaka kwangaja. Ahita abwira kandi Ayanda ati uyu rero we ni byinshi kuri njyewe, ni we nyine uhagarariye abanditsi. Ikindi cya kabiri kandi ni umukunzi wanjye, uyu ni umugabo wanjye w'ahazaza, ni urukundo rw'ubuzima bwanjye. Ayanda we yasaga rwose n'uwaguye muri koma, ntabwo yari ari kunyeganyega, ntabwo yari ari kuvuga, yari akanuye amaso gusa. Ni nako kandi Aheke nawe yari yamaze kwibuka uyu mukobwa, ari kumwitegereza atari guhumbya, ariko bose baraceceka bigira nk'aho bataziranye. Bahanye ibiganza rero, ariko rwose ubona Ayanda nyine byamurenze, yibaza ukuntu kandi yongeye gukundana none umusore ukundana na Zimmy. Gusa kano kanya yabashije nyine kwiyumanganya, yigira rwose nk'aho bataziranye nyine, maze bose baricara batangiye kuganira, ariko bakajya barebana. Abo barebana nyine ukabibona ko basanzwe baziranye, ariko Zimmy ntabwo yigeze abimenya. Zimmy rero yahise abwira nyine Aheke ati hanyuma rero iyi filime nyine turi kwandika, ndifuza ko uyu mukobwa yaba ari we mwanditsi w'ifatizo, hanyuma kandi ndifuza ko ari wowe wazajya umusupervisa. Ndifuza ko rwose wamuba hafi ukamufasha nyine muri byose mugafatanya, kuko iyi filime nashaka kuyibona yuzuye irangiye mu gihe kitarenze ibyumweru 2 kugira ngo nyitange, maze rwose bari abakiriya ndebe ko nabagumana, kuko ndamutse mbatakaje kampani yanjye rwose yaba iri mu marembera. Ayanda rero yaramubwiye ati ntugire ikibazo
nzabikora neza cyane, nubwo nyine icyo gihe bisa nk'aho ari gitoya ariko nzakora ibishoboka byose. Zini rero yahise amubwira ati urabizi neza ko nuramuka nyine utinze uzaba utakaje akazi. Kino gihe turi kuvugana bisa nk'aho utarabona akazi neza, uri nko mu igeragezwa. Urabyumva rero ko nukora nabi kukwirukana rwose biroroshye. Ayanda rero watekerezaga ukuntu akeneye akazi, ukuntu akeneye amafaranga, yaramubwiye ati hoya nta kintu na kimwe nzakora kizatuma nyine unyirukana. Yarigendeye rero abasiga bavugana, arababwira ati nyine ubwo nimumenyane ndetse munapanga ibyerekeranye n'akazi kanyu. Akimara kugenda aba bombi bararebanye maze bavugira rimwe bati ni gute wabashije kugera hano? Ayanda rero yatangiye gusobanurira nyine Aheke ko yiganye n'uyu mukobwa Zini, ndetse rwose akaba yamusabye akazi nubwo abizi ko ari umukobwa udashobotse. Nawe rero aramubaza ati none se wowe bisanzwe bimeze bite? Uyu niwe mukunzi wawe? Aheke yaramubwiye ati yego, gusa nyine yansabye yuko nyine twakorana nubwo byatangiye ndi umukunzi we, ariko akanansaba ko twakorana nabyo nkabimwemerera. Gusa nyine ntabwo rwose biba byoroshye gukorana nawe, sinzi ko uzabivamo. Narabikubwiye wa munsi nkubwira ko rwose umukunzi wanjye atari ibintu byoroshye, kuko umukunzi wanjye aragoye cyane, ndetse n'urukundo rwacu hari umunsi mbyuka nkumva naruvamo, ubundi nyine nkabigumamo, ariko ndakubwiza ukuri ni ibintu bitoroshye cyane. Gusa nyine tuzafatanya dukora ibishoboka byose, ariko nanone ntibyoroshye. Kano kanya rero Ayanda we mu mutima we wari uzi neza ko akunda uyu musore kandi amukunda cyane, yari ari kwibaza ukuntu bagiye gukorana, noneho bagakorana bari muri kampani y'uyu mukobwa wakundanaga na Aheke. Yarabyibazaga akumva kano kazi yakareka, nanone ariko akumva aragakeneye, akibaza ukuntu azajya ahora yicaranye n'uyu musore akunda yihebeye maze akabasha kumwihanganira. Byose byari ibintu bigoye, ariko nanone yari akeneye amafaranga kurusha ibindi bintu byose. Ayanda rero yasohotse hano agiye maze ahita ahamagara Christy. Yaramubwiye atumva nimumbabarire duhurire iwawe kubera ko ndifuza rwose kugira ibintu mbabwira, ndabakeneye kandi cyane. Naho rero Christy wari wibereye kumwe na Serido biryoheye rwose, bari kwiterera story kandi atifuza ko aba bakobwa b'inshuti ze bahura n'uyu musore. Yahise abwira nyine Ayanda ati ahubwo njyewe naza iwawe tukaba ariho duhurira. Ayanda ati ariko narindi hafi y'iwawe. Naho rero Christy yahise abitekerezaho vuba vuba maze ahita amubwira ati ntabwo byashoboka, kuko buryo nyine nari nakubeshye, ntabwo ndi mu rugo. Urumva nyine ndi kwa Serido, twari turi kumwe nyine. Ubwo rero urumva ko nyine utahansanga, kandi yarabeshyaga. Serido bari bari kumwe hano mu rugo iwe nyine. Ayanda rero yahise amubwira ati nta kibazo, ubwo noneho nta yandi mahitamo, uransanga mu rugo ariko mbabarira ubikore vuba vuba. Christy rero yabyutse vuba maze ahita afata nyine imyenda arambara, dore ko nyine bari bicaye ku gitanda we n'uyu musore bari gutera story. Yahise yambara rero maze ahita amubwira ati ubwo nuramuka utashye ntaraza uze gufunga urufunguzo rushyire hahandi nyine dusanzwe turushyira. Naho rero Serido ati hoya ntabwo nagenda utaraza, ndagutegereza, nta cyaba kinyirukankisha. Ariko si koko ubundi uzanyereka inshuti zawe ryari uzaba proud yanjye maze ukumva dukwiye kujyana, nk'ubu nakabaye nguherekeje twajya kureba uwo mushuti wawe. Christy rero yaramubwiye ati igihe cy'ibyo ntikiragera, ariko nikigera buriya byose bizashoboka nta kibazo. Yahise yihuta rero maze ajya kureba Ayanda, bahuriyeyo na Julia maze batangira nyine kuganira, ariko babwira ati ndabigenza nte, ndakora iki, ko mbona bisa nkaho kari akazi ngiye kugatakaza mbere yuko ngatangira. Baramubajije bati rero kubera iki? Nawe ati mutekereze ko rya bogari nakunze, wa musore nakunze nkava mu byanjye, tekereza ko ari umukunzi wa Zini. Bose barumiwe bararebana bati ntabwo bishoboka, nanone se kandi histoire igiye kongera yisubiremo. Gusa nyine nawe ukwiye kwihagararaho, nyine ugakora ibishoboka byose ku buryo Zini atazigera abimenya. Ayanda rero yahise ababwira ati nyine ikintu giteye ubwoba ni uko uriya musore Aheke
ari we ugomba kuzajya asuperiviza ibyo nzajya mba nanditse. Urumva tuzajya dukorana hafi na hafi, niwe tuzajya tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Ngaho rero mutekereze ukuntu nyine nzajya nihanganira kumureba, nkihanganira kureba ukuntu akundana nyine na Zimi. Murumva si ibyo bintu bitagoye? Biragoye cyane rwose, sinzi ko nzabishobora. Baramubwiye bati ariko ukeneye akazi, nyine wowe genda ukora akazi, ibindi uko bizagenda ubwo nyine ni akazi kabyo. Umunsi wakurikiye rero Ayanda yagombaga kujya ku kazi. Yarazindutse maze aragenda yicara muri biro. Yatangiye rero gusoma nyine ibyo bagombaga kugenderaho bandika iyi filime. Yatangiye rero kubicishamo amaso byose, maze mu kanya gatoya Aheke yaraje. Yahise amubwira ati nari nakoherereje email ikwereka detaye nyine za filime dushaka uko yaba imeze, igitekerezo cyayo nyine nyirizina. Naho rero Ayanda yahise amubwira ati nibyo nari ndimo, kubera ko rwose nari ndi kubisoma. Gusa Ayanda yabaga yumva yagahagurutse agahobera nk'uyu musore akamubwira ko nyine yari amukumbuye, nyamara ntibakundanaga, nta nubwo rwose uyu musore hari ikindi yari abiziho. Gusa nyine Ayanda we yamukundaga mu ibanga rikomeye, ariko agahita yibuka ko nanone ari umukunzi wa bosi we, agahita nyine agerageza kwikaruma, ariko ntabwo byari byoroshye habe na gatoya. Batangiye akazi rero ntabwo byari ibintu byoroshye. Barakoze, hashize iminsi mikeya bakora. Aheke yagombaga gushyira bosi wabo ibyo bari bagezeho bakora. Yaramushyiriye kugira ngo arebe aho bageze n'ibyo bamaze gukora. Nyamara Zini yarabirebye maze ahita amubwira ati ariko ntabwo nari nzi ko nawe uri umuswa bigeze aha ngaha, ntabwo nari nzi ko nta bwenge ugira, uzi ko nta gitekerezo nambugira. Ibi rero byababaje cyane Aheke wari umukunzi w'uyu mukobwa, ukuntu yamusuzuguraga maze akamubwira ibintu yishakiye. Aheke yahise amubaza ati kubera iki? Zini ati ubuse mu bintu mwakoze urabona hari ikintu na kimwe kirimo? Muri guta umwanya gusa, muri guta igihe, simbikunze habe na gatoya. Naho rero Aheke atari ko nyamara ekipe yose twabyeretse, buri muntu wese yatangaga igitekerezo kandi akavuga ko rwose bimeze neza. Biratangaje kuba ari we muntu wa mbere ubashije kugaya nyine aho twari tugejeje uyu mukobwa. Atari ko nyine njyewe ndabigaye kandi ni njyewe mubikorera. Sinzi rero ukuntu Aheke yamuhamagaye mu izina nyine akamuhamagara Zini. Zini yahise arakara ati Zini, njye ntabwo ndi mugenzi wawe, ujye wibuka ko ndi bosi wawe, ujye wibuka ko ngukoresha, ujye wibuka ko ndi umukoresha wawe, ntukifate nk'aho njye nawe tungana, kubera ko ibi byose mureba mfite nabikuye mu mbaraga zanjye, mu byuya byanjye, mu maraso yanjye no mu mafaranga yanjye. Ntimukaze rero kubikiniramo, njye nta mikino mba mfite muri bizinesi. Aheke yarumiwe ati mumbabarire rwose bosi, mumbabarire bayobozi, ntabwo bizongera. Gusa nyine sinzi impamvu rwose muri kwanga iyi filime kandi turabizi neza ko rwose twayanditse neza. Zini ati nayo nshaka mugende musubiremo kandi ndashaka yuko mumpa ibintu noneho bifatika, ku buryo nimbiha bari abakiriya bazaba konvenke ku buryo batazongera kunsubirishamo. Ubwo rero nibaramuka babyanze noneho mwese nzahita mbirukana. Ubwo mutangire kwitegura ko rwose mugiye kujya mu mubare w'abantu batagira akazi nimudakora neza ibyo twavuganye. Uyu mukobwa yari umwana mubi, yasuzuguraga buri muntu wese. Dore noneho ngo Ayanda ashatse kumuvugisha, yahitaga amubwira ati njyewe ntabwo ngana nawe, ntabwo ndi mu rwego rwawe, ndi bosi wawe, ntukampamagare mu izina kuko njye nawe ntabwo tuziranye. Ayanda rero yajyaga atungurwa n'ukuntu uyu mukobwa biganye kuri kaminuza, basangiye buri kimwe, bakoranye ibintu byose, nubwo batari inshuti cyane, ariko nyine atekereza ukuntu hano none aba yamusuzuguye, ndetse rwose ari kumufata nk'aho ari umuntu udafite icyo amaze, maze bikamubabaza. Ndetse rimwe na rimwe yatahaga yumva ubutari buke ngo agaruke ku kazi, ariko uko yabibwiraga ba Kristi baramubwiraga bati hoya mwihorere, uzi icyo ushaka, ukeneye amafaranga, kora neza wapfa kuba azakwishyura gusa. Nyuma y'iminsi mike rero n'ubundi bari mu kazi bakorana, Aheke yabwiye Ayanda atari ko se
kubera iki mba mbona ungendera kure cyane, mba mbona rwose ushaka kumpunga kandi nyamara njye mba nifuza ko twaba inshuti. Ayanda rero yaramwitegereje ati ko twaba inshuti? Ati nta kibazo rwose twaba inshuti. Nyamara impamvu Ayanda yakomezaga kumugendera kure nuko yamukundaga cyane, yangaga ko ashobora gukomeza kumukunda cyangwa se uyu musore akaba yazabibona kubera ko bitari kuba byiza habe na gatoya. Hanyuma rero kubera ukuntu Aheke yari amaze rwose kujya yiyumvanamo n'uyu mukobwa, yatangiye kujya amuzanira ibya mu gitondo kugira ngo abifatire muri ofisi, akamuzanira ibyo kurya bya saa sita kuko yifuzaga ko nyine uyu mukobwa yaba ameze neza cyane nk'inshuti ye nyine. Gusa bari banahuje ibibazo kuko bose bari bahuje gusuzugurwa no kubwirwa amagambo mabi. Ayanda rero yabwiye Aheke ati gusa noneho ndakeka rwose ibyo tugiye kwandika batazabyanga kubera ko nabiha amanota rwose 10/10. Naho rero Aheke ati njyewe nibyo twari twanditse nabonaga ko rwose ari ibintu bifatika ndetse byari birimo ubwenge, ariko sinzi impamvu boss wacu buri gihe bashaka yuko imirimo twakoze yose ihinduka zero. Bakomeje gushyiramo agatege rero bandika bakorana nyine aba bombi. Gusa umunsi umwe hari saa sita, Aheke rero yarazanye amafunguro ayazaniye Ayanda kubera ko yatekerezaga ko atigeze afata amafunguro, yatekerezaga ko rwose ananiwe dore ko bari basigaye bakora rimwe na rimwe bakarara bakora bataryamye kugira ngo nyine barebe ko iyi filime bazayirangiriza ku gihe. Hanyuma rero Ayanda wari ushonje cyane yatangiye gufata amafunguro, yari ashonje rwose byo bigaragara. Maze agitangira gufata amafunguro rero Zini yahise yinjira maze atababwira ati ibiki byabereye hano ko ndeba ofisi mwayihinduye resto, ntabwo ibyo bintu bibiri muzi kubitandukanya, murabura gukora urahura rya gusa. Aheke rero yahise amubwira atari ko nukuri natekerezaga ko rwose nta kosa ririmo kubera ko aya mafunguro n'ingendo yamuzaniye yari yakoze ijoro n'amanywa, ntiyigeze aruhuka, ntiyigeze abona umwanya wo gusohoka hano kugira ngo afate icyo kurya. Zini rero yahise ababwira ati ibyo ntabwo bindeba, hano ntabwo ariho ho kurira, mujye mumenya ibintu byose aho mugomba kubikorera. Kubera umujinya yari afite yahise ahamagara rero Aheke ati wowe ngwino tuvugane. Baragiye rero bajya mu yindi ofisi maze atangira kumutuka amubwira nabi ati hanyuma ko ndeba wagira ngo uriya mukobwa usigaye umukunda, ko ndeba wagira ngo usigaye umutereta, urabona ukuntu uba wamuhaye keya, ni gute umuzanira ibyo kurya? Aheke ati ariko nta kindi kintu na kimwe kibyihishe inyuma, gusa nabonaga nyine inzara imwishe kandi turakorana ndetse agomba kuba afite imbaraga kugira ngo dukore cyane tubirangirize ku gihe. Uyu mukobwa rero yatangiye kumubwira amagambo mabi, nawe rwose no kumubwira bya bintu yajyaga amubwira byo kumusuzugura, ababwira yuko abarenze kandi bose baba bari mu kazi ke, barebye nabi yabirukana maze bose bakabura aho bajya. Mbese wagira ngo niwe wari Imana yabaremye. Yatekerezaga ko aramutse abirukanye yaba abirukanye ku isi yose. Yumvaga nyine ari umuntu w'igitangaza agomba kubakorera ibyo ashaka byose. Aheke rero umusore witondaga rwose yaramubwiye ati mumbabarire rwose bosi, ntabwo nyine nari mbizi ariko ntabwo bizongera. Gusa uko nyine Ayanda yagendaga abona ibintu bibera hano, yagendaga yumva yataha maze bugacya ntasubire ku kazi, ariko nanone nta yandi mahitamo yabaga afite uretse nyine ayo kukagarukaho. Ku rundi ruhande rero Kristi na Serido ubu rwose urukundo nyine ruba rukomeje, ibyabo biba biryoshye nubwo baba bihisha cyane, biba ari mu ibanga rikomeye. Hanyuma rero umunsi umwe Serido yaje kureba Kristi maze amuzanira indabyo ndetse rwose amuzanira n'impano y'ikanzu nziza. Kristi rero akimara kubibona yarishimye cyane maze aramubwira ati nukuri nkunda ukuntu untetesha, nta na kimwe utakoze ku bwanjye. Serido ati ndagukunda kandi uba nifuza kugukorera buri kimwe, ni ukuri nanatanga ibyo ntunze byose kugira ngo wishime. Gusa nyine hari umushuti wanjye ufite ikirori gitoya, yari yavuze ko nyine yifuza ko twazasangira hagati yacu nk'inshuti, ni ukuri nifuzaga kugusaba ko rwose wazamperekeza. Naho Kristi ati niyo mpamvu nkoreye ibi byose se? Serido ati ntabwo ariyo mpamvu, ariko ni ukuri
nifuzaga ko nyine wanyemerera kumperekeza. Christy ati ntabwo bishoboka, ntabwo ngewe najya mu mafete y'abana, ntabwo rwose byashoboka. Naho rero Serido ati ariko se kubera iki buri gihe uhora umbwira ngo ni amafete y'abana? None se niba njye nawe dukundana, gute uhora unyita umwana ukumva ko n'ibintu byose mba ndimo bigomba kuba ari ibintu by'abana? Christy ati ntabwo rwose byashoboka, ntabwo twajyana. Mbese uyu mukobwa yabaga yumva nta hantu na hamwe yajyana n'uyu musore, nyamara bakundanaga bari kumwe muri salo ariko badashobora gusohokana, badashobora kujyana aho abantu bari. Naho rero muri ofisi Ayanda aba yaraye akora ijoro ryose, maze ku manywa ibitotsi bigatangira kumutwara. Yashyize rero umutwe ku meza atangiye gusinzira gatoya. Zini yahise yinjira, yahise amubwira ati wowe uraryamye hano se nkwishyura kugira ngo uze kuryama? Zini Ayanda ati rwose bosi, ntabwo nari ndyamye, ahubwo nyine nari mpumirije kugira ngo nduhure amaso. Zini rero yahise amubwira ati ntabwo nkwishyura hano kugira ngo uruhure amaso, hano ntabwo ari mu buriri, hano nkwishyura kugira ngo ukore cyane kandi unkorere ibintu uko mbishaka. Niba rero ibyo bikunaniye, ndumva icyiza rwose ari uko wakwitahira maze ukajya mu buriri bwawe. Ikindi kandi ushigaje iminsi 3 gusa kugira ngo umpaye filime yuzuye kandi imeze neza hatarimo ikosa na rimwe, kubera ko nibitaba ari uko bigenda nzakwirukana. Ikindi kandi nabo ngomba kuyiha nabo nibatayishima nzakwirukana. Ayanda rero yarabyumvaga ko rwose ibyo bintu ari vuba cyane, ariko nanone nta yandi mahitamo yari afite. Yahise amubwira ati nta kibazo, ndabikora vuba rwose bosi, maze nzabiguhe kandi bimeze neza. Zini rero yamaze gusohoka, maze Areke ahita yinjira. Yasanze rero Ayanda ari kwimyoza, dore ko nyine uyu mukobwa yumvaga rwose bimaze kumurenga ibya Zini. Areke rero yahise amubaza ati bimeze bite ko ndi bagira ngo ufite ibibazo? Naho rero Ayanda ati sheri wawe amaze kuva hano muri ofisi, ariko amagambo aba ambwiye ntabwo aba ari meza habe na gato. None wambwiye ko mu minsi 3 gusa ashaka kuba nashoje iyi filime, nyamara nta n'ukuntu rwose ndi kumva nta gitekerezo mfite, ndi kumva ibintu byose byivangiye mu mutwe. Areke rero yahise amubwira ati wowe nyine ihangane, ni kuri yameze, ni kuri yateye, ahubwo se n'ubundi ko mbona wagira ngo rwose ntabwo uri ku murongo. Ngwino nkwereke, ngwino ngufashe kuruhura mu mutwe maze ibitekerezo bijye ku murongo, ngwino nkwereke ahantu tujyana. Yabivugaga kandi ari nako ari kuzimya imashini azinga impapuro zose, maze ahita afata mu kiganza uyu mukobwa aramuhagurutsa. Bahise rero bagenda, maze nyine Areke ajya kumutembereza. Baragiye atangira kugenda amuganiriza, amubwira udustori nyine two kubeshya, ajya kumugurira ka ice cream. Mbese yaramutembereje umwanya munini, maze rwose Ayanda nawe yumva araruhutse, yumva mu mutwe ibintu byose biri kugenda bijya ku murongo, kuko stress zatangiye kugabanuka rwose nawe yumva. Batangiye rero no kugenda bari no kuganira kuri ya filime, ari nako rwose Ayanda ari kumva ibitekerezo biri kugenda byiyongera. Yabwiye rero Areke atumva mbabarira dusubireyo kuko ndumva mfite ibintu byinshi byo kwandika, ahubwo ubanza ntari buryame. Naho rero Areke yahise amukubita mu kiganza ati sinari nakubwiye se, atahubwo uzangurira akantu kuko ngiye mba nzi ibintu biri bukugirire umumaro. Ayanda rero yarasetse ati cyane rwose urakoze, wagira ngo tuziranye guhera imyaka myinshi yashize, ntabwo wamenya ko ari iminsi mikeya ishize tuziranye. Uyu munsi rero Areke yabwiye Ayanda atari ko rwose kuva nabaho ni ubwa mbere nabonye umukobwa ugira ibitekerezo birenze, umukobwa w'umunyabwenge, ndetse rwose umukobwa w'umukozi cyane. Sinzi impamvu utazi ko rwose uri umuhanga, buri gihe mbikubwiye mba mbona udakeneye kubyumva, kandi nyamara uri umuhanga cyane bikabije. Naho rero Ayanda atari kurabizi nawe uba wamfashije, utamfashije ntabwo rwose byose nabigeraho. Iri joro rero Ayanda yaraye ari kwandika, gusa noneho nta nubwo yandikaga ibintu ari gutekereza gusa, ahubwo
byasaga nk'aho ari kwandika ibintu byose atekereza kuba yabwira Aheke, mbese yifataga nk'aho yaba ari mu rukundo na Aheke, maze agatangira kwandika nk'aho rwose yaba ari kwandika inkuru yabo. Kano kanya ibitekerezo byarisukiranyaga, yaranditse burinda bucya atamenye ko rwose bwigeze bunira kubera ukuntu yari afite ibintu byinshi byo kwandika. Aheke rero noneho yari asigaye agenda akazanira icyo kurya uyu mukobwa cyangwa se icyo kunywa, maze akamubwira ati noneho uraza gufata icyo kurya ndi kugucungira, naho ubundi bosi asanze rwose uri kugifata ntiwamukira. Mbese bari basigaye noneho ari inshuti cyane ku buryo utuntu twose bari basigaye badukorana, ndetse umwe akabasha gukavaninga undi. Wabonaga ko rwose ibitekerezo byose babihuje. Noneho iyo babaga nyine bari kwandika iyi filime, bageragezaga kumera nk'aho ari bo bombi babiri bari kwivuga, maze bagatangira gusa n'abari gukina iyi filime, bagatangira kubivugana, buri umwe nyine abwira undi amagambo meza n'undi abwira undi amagambo meza, kandi nyamara byarahuraga cyane kuko Aheke nawe yari amaze gutangira gukunda Ayanda we yari yarakunze Aheke kera, gusa nyine nta n'umwe wari uri kubibwira undi. Noneho iyo babaga rero bari gukina utu dusene, bari kubwirana nyine amagambo y'urukundo, wabaga ubona batwawe, ubona ko ibintu bari kuvuga biri kubava ku mutima, atari ibintu nyine bari kuvuga biri aho gusa, kandi koko byari byo. Buri wese yabaga ari kuvuga ibintu ari gutekereza, yabaga ari kuvuga ibintu bimurimo bya nyabyo. Naho rero kwa Serido ndetse na Kristi byo rwose bari batangiye gushwana, dore ko Serido yari ari kubwira Kristi ati ikigaragara cyo ntabwo nkunda, kuko sinibaza ukuntu waba unkunda ukumva utari proud yanjye, sinibaza ukuntu twaba tumaranye imyaka 2 ukaba udashobora gutuma inshuti zawe zimbona, ukaba udashobora kandi kwemera ko inshuti zanjye zikubona. Ntekereza ko ahari ubanza nyine nagukunze ariko wowe ntunkunde, bisa nkaho urukundo rwacu ari sansinike, ninjye ngukunda gusa ariko wowe ntabwo unkunda. Sinumva ukuntu waba nyine udashaka yuko njye nawe tugaragara turi mu nzira, kandi nyamara njye ntabwo nifuza ko urukundo rwacu rugarukira aha, kubera ko nifuza ko umbera umugore, nifuza kugukunda isi yose ikabimenya, nifuza ko buri muntu wese amenya ko dukundana. Sinibaza impamvu rero wowe wumva wampisha gusa, ahari nyine ntabwo nkunda. Niyo mpamvu natekereje ko njye nawe ibyacu byaba bihagaze. Ntabwo Kristi yabyumvaga, ntiyumvaga ko uyu musore yamukatira, nyamara we byari bimaze kumurenga, yumvaga atagikeneye rwose kubyihanganira. Yaramubwiye ati ariko nubwo nyine unduta mu myaka, imyaka ni imibare, njye nawe turaganira ibitekerezo tukabihuza, turakundana, urankunda nanjye nkagukunda. Sinibaza impamvu imyaka undusha yakabaye iba ikibazo, wankunze kandi ubizi yuko uyindusha. Ntekereza ko wakabaye waranze ko dukundana hakiri kare. Kristi rero nawe nyine yari ari kubwira uyu musore ati gusa nyine mbabarira rwose, ariko nanone ntabwo nakwereka inshuti zanjye kuko ntabwo zabyakira ukuntu nkunda umusore ndusha imyaka. Serido yahise amubwira ati noneho rero reka ibyacu birangire, ubwo igihe uzumva uri proud yanjye nibwo nzongera kuvugana nawe. Yahise asohoka arigendera. Kristi we yumvaga mu kanya gato ari bwongera akamuhamagara, nyamara ntabwo yigeze yongera kumuhamagara. Uyu musore yari amaze kubirambirwa, ndetse rwose uyu munsi yarafashe umwanzuro wa nyawo. Ku rundi ruhande rero Ayanda na Aheke bo babaga bicaye muri ofisi bari mu kazi, ariko mu kanya gato Ayanda akabakubise ijisho kuri Aheke, yaramurebaga agatangira kumutekerezaho, agatangira gutekereza bakundana, basohokanye, mbese bari mu rukundo. Ni nako kandi na Aheke nawe yabaga ari gutekereza aramutse abwiye uyu mukobwa ko amukunda, maze agatangira gutekereza ibyo yamusubiza. Nyamara yatekerezaga ibibi gusa, yahitaga abona uyu mukobwa afashe ibintu byose afite maze agatangira kubimukubita, yaba mashine yaba amadosiye byose akabimuhondagura. Yahitaga amera nk'umuntu ushigukiye hejuru, maze agahita yibwira ko rwose atari byiza ko yabwira uyu mukobwa ko amukunda, kuko bishobora kugenda nabi. Nyamara bose barakundanaga, ariko nta n'umwe wari washira ubwoba ngo abibwire undi. Kwa Kristi rero ho bwarakeye, maze abona
Serido ntabwo yigeze amuhamagara, yatekereje ko noneho ibi bintu bikaze. Yaragiye rero ajya ahantu yakundaga kunyura kugira ngo rwose ahamutegerereze. Yari abizi neza ko butakwira atahanyuze. Yagiye kubona Serido araje, yarigendeye amucaho nta n'ikintu amubwiye. Christine rero yamwirutse inyuma ati ariko se chérie, kubera iki ibi bintu wabikomeje? Kubera iki utongeye kumvugisha? Serido ati nabonye n'ubundi ntaho turi kugana, rwose nabivuyemo kandi burundu. Christine yahise amubwira ati mbabarira rwose ntabwo bizongera, ndagukunda urabizi kandi sinifuza kukubura. Serido rero amubwira ati kugira ngo nkubabarire ni uko unyemerera ko byose birangiye kandi utazongera kugira isoni zo kunyerekana. Christine aramubwira ati guhera uyu munsi rwose ntabwo nzongera kuzigira. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati noneho ubwo reka duhite tujyana iwanyu maze tujye kureba abavandimwe bawe, inshuti zawe nyine. Ubwo nise yabaga ari kuvuga. Christine yahise amubwira ati kano kanya ntibyakunda, ariko mbabarira nyine tuzabipanga maze tujye kubareba. Gusa Serido yakundaga uyu mukobwa cyane, bombi rero barahoberanye maze barababarirana, ariko nyine Serido amusaba ko ibi bintu bitazongera kubaho. Kandi nyamara ntabwo rwose uyu mukobwa yigeze yemera yuko n'ubundi bajya kureba za nshuti ze. Gusa yashakaga nyine ko bagumana, ariko nanone ibyo yari yemeye ntabwo yari kubishobora, kuko rwose yaricaraga maze agatangira gutekereza baramutse babonye uyu musore, akumva ntibyashoboka ukuntu yabaga yiyemera nyine ko akundana n'umusore mukuru, umusore uri responsable. Navugaga ati inshuti zanjye iwe zimubonye rwose zanseka, kandi ntabwo ariko byari bimeze, kubera ko aba bakobwa b'inshuti ze bari abana beza cyane. Ikindi kandi barebaga ibibareba, ntabwo rwose bari kubivangira mu rukundo. Umunsi rero wabanzirizaga uwo nyine ba Ayanda bagombaga gutangaho ya projet. Ayanda yari afite anniversaire, hanyuma rero abashuti be nyine bari bapanze ko bagomba kumukorera ikirori mu rugo iwe, ikirori kitari kinini cyane, ariko nanone bakamukorera nyine ikirori. Hanyuma rero Christine yatekereje ko byaba byiza noneho aramutse atumiye Serido, ariko nanone ntabwire abashuti be ko ari wa wundi nyine bakundana, akabigira ibanga rikomeye. Ariko uyu musore akaza kuba hari mu kirori nk'inshuti ye nyine isanzwe, kugira ngo uyu musore adakomeza kumurakarira. Yabibwiye rero Serido ko yifuza ko yazaza mu kirori. Uyu musore byaramushimishije, byumvise bimurenze, kubera ko noneho yari agiye kuba ari kumwe nibura n'umukunzi we ahantu hamwe, dore ko rwose bwari ubwa mbere bagiye kuba bari kumwe n'izindi nshuti zabo. Boroganije rero iki kirori, maze nyine kugira ngo Ayanda azaba ahari, bamubwiye yuko hari umukunzi mushya bamuboneye, noneho bifuza nyine kubahuza. Ayanda rero byaramusekeje, ariko nanone atekereza ko uwo ari gukunda atari we yakabaye akunda, maze atekereza ko ahari aramutse ahuye n'uyu musore bamushakiye, ahari rwose byatuma nyine areka gukomeza gutekereza kuri Areke, kuko yabonaga atari igitekerezo cyiza gukomeza kumukunda. Yabwiye rero Areke ko rwose yifuza amasaha makeya maze akaba ari mu rugo, kubera yuko abashuti be hari umuntu bashaka kubahuza. Yamubwije ukuri kubera ko yabonaga ko Areke nawe nyine yifitiye umukunzi atari bubyiteho. Gusa Areke yahise amera nk'umuntu ufushye, byaramubabaje, ahita amera nk'umuntu wijimye. Yahise amubwira ati none se naguherekeza nyine maze rwose nkaza kuba ndi kumwe namwe muri icyo kirori, aho kugira ngo nze gusigara njyenyine ko n'ubundi ntaza kuba ndi mu kazi. Ayanda rero aramubwira ati nta kibazo rwose wamperekeza. Barajyanye rero, bakigerayo bahita basanga nyine bamwiteguye, cyari ikirori. Ibintu nyine byahise bitangira gushyuha. Gusa na wa musore byo rwose yari ahari. Christine yifuzaga kumuhuza nyine na Ayanda ngo arebe ko bakundana. Iyo yamubwiye ko ariyo mpano ikomeye agomba kumuha ku isabukuru ye, nibura ko agomba kumuha urukundo rw'ubuzima bwe. Ayanda rero birumvikana nyine we rwose ntabwo byari bimufasheho, ariko nanone yumvaga waba ari umutaka mwiza yakwitwikira kugira ngo areke gukomeza gutekereza kuri Areke. Julia rero yari yazanye n'umusheri we, birumvikana Serido nawe yari ari hano. Ibirori nyine byari ibirori. Naho rero Ayanda we yari yicaranye na
Aheke nubwo nyine byagaragaraga ko nta kintu kiri hagati yabo urebye nyine, ariko aba bombi barakundanaga ariko bose babihishana. Mu kanya gato rero wa musore yaraje, umwe nyine bari bazaniye Ayanda. Akinjira rero nta nubwo yari azi uwaje kureba, yabaye agikubita amaso Julia maze ahita amubwira ati mbega umukobwa mwiza, uri mwiza cyane, uteye neza. Noneho abari hano bose batangiye gutungurwa. Naho rero Christian yahise amubwira ati ariko uwo nguwo ari kumwe na sheri we, ahubwo nyine dore wowe wari uje kureba uyu nguyu. Ni nako kandi Aheke yahise atangira nyine kubwira uyu musore ati cyakoze biragaragara ko rwose ukunda abakobwa, nta nubwo uzi uwo uje kureba, uwo ubonye bwa mbere niwe uhise ushima. Biragaragara ko ahubwo uriya ari we wari uhisemo. Nyine yari yafushye birumvikana, yagombaga rero kuvuga amagambo yose atuma Ayanda atari buze gukunda uyu musore. Uyu musore rero yaraje maze ahita asuhuza nyine Ayanda. Yahise rero abaza Aheke ati ariko ubundi wowe urinde ko mbona uri kumuvugira cyane, uri kumuburanira? Naho rero Aheke yahise amubwira ati njyewe ndi umugabo udafite aho ahwaniye nawe. Batangiye guterana amagambo. Julia rero wari utambutse agiye kuzana icyo kunywa, sinzi ukuntu yakandagiye nyine uyu musheri we ariko atabishakaga. Uyu musheri yahise amukubita urushyi rwiza ati wagiye ugenda ureba kubera iki ugenda unkandagira? Ubwo akibivuga bamushyizemo urundi rushyi. Christine rero yarabibonye maze ahita afata nyine uyu musore ati nta soni, burya bwose ni wowe wajyaga uhora ukubita Julia, yajyaga atubeshya ngo hari umuturanyi baturanye ngo niwe uhora amusagarira. Buri gihe yajyaga aza afite amabara mu maso ntitukamenya umuntu uba wabikoze, naho ni wowe uba wabikoze wa nyamaswa we. Uyu musore rero yahise ahindukirana Christy nawe ashaka kumukubita, yasamuye urushyi ati wowe uri nkande umbuza gukubita umukunzi wanjye? Akizamura urushyi rero Serido kwihangana byaranze maze ahita arufata. Yahise afata ukuboko k'uyu musore maze aramuzunguza. Yahise amubwira ati n'ikindi gihe uramenya utazongera kumenyera umugore wanjye. Nyamara bari babigize ibanga. Ati uyu ureba hano ni umukunzi wanjye, kirazira kikaziririzwa rero nta muntu n'umwe uzamura urushyi ku mukunzi wanjye mpari, niyo naba ntahari ntabwo wancika, n'ikindi gihe utazongera kumwubahuka. Christine rero yahise arakara kubera ko nyine Serido ibi byose abivuze. Naho izi inshuti ze zose zahise zihindukira maze zireba uyu musore bati ni wowe Serido, ni wowe rwose twajyaga duhora twumva ariko tutarakubona. Nyamara rero Christy byaramubabaje, dore ko ibyari ikirori byabaye nkaho rwose bijemo akavuyo maze buri muntu wese asohoka yigendera. Ari nako kandi Christy yasohokanye na Serido ajya kumutonganya ati ntiwagombaga kubivuga. Serido ati none se kandi ntiwambwiye ko nta kibazo rwose ntagomba kuzajya mpora nihishe? Sinumva impamvu ntari kubivuga. Ikindi kandi niyo rwose naba ntari bubivuge sinakwihanganira kubona umuntu akumenyera. Uri umukunzi wanjye, ndakubaha kandi ndagukunda, nta muntu rero wakumenyera mpari. Gusa nyine Christy we byaramubabaje ko inshuti ze noneho zimenya ibi byose. Bose rero bamaze kugenda, hano hasigaye Ayanda ndetse na Aheke. Ayanda yabwiye Aheke ati ibi bintu byose se maze kubona birabaye cyangwa ndarose? Naho Aheke aseka ati byose birabaye rwose, ati gusa uriya mukunzi wawe niwe unsekeje. Ayanda rero nawe yahise aseka ati gusa nyine ntabwo rwose ari ukuntu nifuzaga ko anniversaire yanjye yagenda. Aheke yaramubwiye ati ihangane, gusa nyine ndahari, niba wumva hari icyo nagufasha wambwira. Ayanda yahise amubwira ati wigendere, reka rwose n'ubundi ubwo anniversaire yanjye nyigumemo njyenyine. N'ubundi kandi ukuntu abakobwa batumva, Julia n'ubundi byarangiye akurikiye wa musore wari wasohotse yivumbuye amubwiye ati noneho turaza kubonana. Julia yaramukurikiye maze noneho bageze mu rugo uyu musore yaramukubise aramuniga maze Julia hafi gupfa. Byarangiye rwose ajyanywe kwa muganga n'umuturanyi. Niwe rero wahamagaye uyu mukobwa Christy atumva mushuti wanyu ari hafi gupfa, ari mu bitaro. Christy rero yagiyeyo maze asanga noneho Julia ari hafi gupfa. Yahise ahamagara polisi maze ababwira ibintu byose ukuntu byagenze. Bahise rero bafata wa musore maze bajya kumufunga.
naho rero Julia we bamugumyeho kwa muganga. Umunsi rero wakurikiye wagombaga kuba rwose ari uwo gutanga nyine ya filime maze bakayiha Zini. Bari bayirayeho birumvikana ko rwose kari akazi katoroshye. Hanyuma rero bayishyiriye Zini. Zini rero akimara kuyireba yarayitegereje nyine acishamo amaso, maze arangije ahita ababwira ati ndabona rwose nta kintu na kimwe mwakoze, simbikunze habe na gatoya, ibi bintu mwakoze ntacyo bivuze, mwanyangirije igihe gusa, igihe cyanjye mwagipfushije ubusa. Ayanda watekereje amajoro yose baraye, agatekereza ukuntu iyi nkuru ari nziza, umuntu wese uyisomye ahita amubwira ko iyi nkuru iryoshye cyane. Yahise rero yibaza impamvu uyu mukobwa adashobora gushima ibyo bakoze. Yahise rero arakara maze atangira kubwira Zini ati ariko ngewe rwose sinzi impamvu uri ndashima, sinzi impamvu utajya ushima ikintu na kimwe, nyamara utesha agaciro imirimo abandi bakoze kandi wowe utayishoborera. Cyakoze guhera kano kanya ndagusezeye rwose, gumana akazi kawe, n'ubundi biragaragara yuko nta kintu na kimwe nakora ngo uzanyurwe. Aheke nawe yahise abwira Zini ati cyakoze ntakubeshye rwose ndatunguwe, ibindi byose nari narabashije kubyihanganira, ariko sinumva ukuntu wabashije gupfusha igihe cyacu ubusa, ibintu twakoze bituvunnye ukaba ubihinduye zeru. Zini ati nawe se kandi uri kuvuga, wowe wibuka ko ubayeho kubera njye, ndaguhemba ndetse rwose kuba naragukunze byonyine wakabaye ubinshimira. Aheke ati ahubwo nakoze amakosa umunsi nemera rwose kujya mu kazi kawe, buriya ntabwo nakabaye narabyemeye, kuba nkundana nawe byo rwose bisa nkaho niziritse, narihanganye, ariko ndabona byose binaniye, ntushobora kunyubaha, ntushobora kumenya ko ndi ikiremwa muntu, nta muntu n'umwe ugira wubaha, ibintu byose ubibona nkaho biri munsi y'ibirenge byawe. Bose rero bari barakaye. Ayanda rero yahise afata cya gitabo nyine cyari cyanditsemo ya filime, maze ahita abwira Zini ati hanyuma rero ibi ngibi ni imirimo y'amaboko yanjye, ni ibitekerezo byanjye, ubwo rwose reka nigendere, amafaranga yawe uzayagumane, ariko nanjye filime yanjye ndayijyana kuko nyine ni umutungo wanjye. Zini ati jyana rwose, n'ubundi ntabyo nifuzaga, ntabwo nari kubigumana. Yarasohotse, maze akimara gusohoka Aheke yahise abwira rero Zini ati nanjye ndagusezeye, akazi kawe rwose ndakaretse. Zini rero yahise amubwira ati ntabwo bishoboka, ntabwo wagenda, none se wowe wansiga, uri umukunzi wanjye, ndagukunda urabizi ntiwansiga. Aheke yahise yisohokera, maze ahita asanga Ayanda aracyahagaze hanze ari gutekereza atari ku bundi nakoreye iki Imana, kubera iki nta mugisha ngira mu bintu byose nkora, kubera iki nta kintu na kimwe nshobora gukora ngo gishimwe. Kano kanya rero Aheke yahise amubwira ati none se naguha lifti maze nkakugeza mu rugo. Naho rero Ayanda ati hoya, gumana n'umukunzi wanjye, ubu rwose mbuze byose, iyi filime ukuntu yatugoye none dore bayitesheje agaciro, sinzi impamvu ibintu byose nkorejeho imitwe y'intoki byose bihinduka amabuye, ntabwo ushobora kumva ukuntu mbabaye, nibura yabe nawe, dore nk'ubu ngubu ntakaje akazi, mbuze buri kimwe cyose. Naho rero Aheke ati ariko nanjye akazi namaze kugatakaza. Ayanda ati nibura wowe usigaranye n'umukunzi wawe, ntabwo ubuze byose. Aheke yahise amubwira ati ibyo uvuga nibyo rwose, umukunzi wanjye turi kumwe, ariko nawe aramfite, kano kanya ntari wenyine, nawe aramfite. Ayanda rero yaramwitegereje, maze abona nyine Aheke ari kuza amwegera, ari nako kandi amufata ku matama n'ibiganza bibiri. Yahise amubwira ati kano kanya nsize byose kubera wowe, naragukunze n'umutima wanjye wose, hanyuma rero nakomeje kwihangana, ariko igihe kirageze kugira ngo nkubwire ko ngukunda kandi ntakwemera rwose kuba ahantu utari. Ndashaka kukubwira ko ntazigera nkuva inyuma, ndashaka kukubwira ko ari wowe mukunzi wanjye kano kanya, niba rwose ubinyemereye, nubinyemerera nawe umenye ko ufite umukunzi wawe imbere yawe. Ayanda rero yumvise atazi ahantu ibyishimo biturutse, maze yitegereza umusore ati ibintu uri kuvuga uri kubivuga ari ibya nyabyo? Aheke ati cyane. Aba bombi bahise bahoberana, maze Ayanda atangira kurira ati nibura
nibura hari ikintu kimwe mu buzima mbonye, ndashaka kukubwira ko nanjye nagukunze guhera ku munsi wa mbere nkubona, ariko nkananirwa kubikubwira kuko natekerezaga ko bitashoboka. Aba bombi barongeye barahoberana maze babwirana ukuntu bakundana, amarira yari ari kubunga mu maso, buri wese yari afite agahinda k'igihe bataye nibura batanikundaniye. Areke rero yahise amubwira ati nta nubwo ari ibyo gusa kandi mfite igitekerezo, iyi filime n'ubundi ni twebwe twayanditse, ndabizi neza iyi filime ni nziza cyane, hanyuma rero n'ubundi abakiriya twagombaga kuzayiha ndabazi neza, ubwo rero n'ubundi reka nzayibishyirire, hanyuma ibe nyine umwihariko wacu n'ubundi twe twayiyandikiye, nta ruhare na rutoya uriya mukobwa yabigizemo, ubwo reka nzayibashyire, niba yanga nta kibazo, ariko niba yemera nabyo kandi bizaba ari amahirwe yacu. Ayanda ati nibyo se koko? Naho Areke ati cyane rwose. Ayanda yongera amuhobera atumva ndakwifuriza amahirwe masa, kandi ndabizi neza yuko imirimo y'amaboko yacu itapfa ubusa, ahubwo nyine ejo uzayijyane maze uyitange. Ayanda rero yahise abwira Areke ati ariko mbere ya byose ntabwo ushobora kumva ukuntu uyu munsi ahari Zine yatekerezaga ko ariwo munsi ugiye kumbera mubi mu buzima, ariko bikaba birangiye ariwo munsi ahubwo umbereye mwiza. Mbabarira uze tujyane mu rugo kuko ndifuza kubwira inshuti zanjye ibintu byose ukuntu byagenze. Barajyanye rero maze ahamagara za nshuti ze nazo ziba ziraje. Yababwiye rero ko kano kanya bavugana ubu ngubu ari mu rukundo na Areke, bose bararebanye maze barahaguruka bavuza induru. Batangiye rero kubwira Areke ukuntu byagenze, ukuntu wa munsi wa mbere amubona yari yamukunze yamusariye, maze telefone yasona agahita amenya ko afite umusheri, agahita amurakarira akanamwirukana. Areke yarasetse ati tekereza ko kugeza uyu munsi nari ntaramenya ikintu cyatumye undakarira, kandi mu by'ukuri nari naryamye unyishimiye rwose wanyakiriye neza, naho nuko byagenze. Iyo uza kumenya ko nanjye nagukunze kigukubita amaso, dore ko nari ndi mu rukundo rugoranye, uriya mukobwa ntashobotse, ntabwo rwose ari njye wabona mukize. Barabiserebuye rero, byari ibyishimo nyine ku mpande zombi. Ayanda yahise abwira Kristi ati none se kubera iki wowe utahamagara umukunzi wawe maze nyine akaza? Naho rero Kristi ati rero rwose mumbabarire, ubu bisa nkaho twashwanye kubera yuko namurakariye kubera ukuntu yababwiye nyine ko ariwe twakundanaga. Uriya musore ndamuruta, murusha imyaka, hanyuma rero mba numva binteye isoni kuba nagendana nawe cyangwa nabwira abantu bose ko mukunda. Ayanda yahise amubwira ati oya rwose ibyo bintu ntibikabe, murakundana nkurikije ukuntu bimeze, murakundana, ikindi kandi mwebwe murumvikana, murahuza, umugabo wawe afite ibitekerezo bizima, nta nubwo iyo muri kumwe ujya utekereza ko afite imyaka mike. Wakabaye rero uri fiyeri, ndetse nta nubwo wakabaye wita ku byo abandi bavuga. Niba umukunda n'abagukunda, ibyo ni ibyanyu rwose, nta wundi muntu n'umwe ufite ijambo ku rukundo rwanyu. Ikindi kandi uriya musore n'umwana mwiza, aragukunda, wabonye ukuntu akudefanda, nta mugabo n'umwe wabona ugukunda kurenza uko Serido agukunda. Rwose turakwinginze muhamagara ahubwo aze hano tunaserebure, noneho tunamenyane byiza byimbitse. Yahise amuhamagara rero maze Serida baraje, dore ko nyine aba bombi bari bateraniye hano nyine ubona bisa rwose nk'aho ari ikirori. Gusa Julia we yari ababaye, yari ari mu gahinda kubera yuko birumvikana ibyo bitari byaragenze neza. Uyu musheri we bari baratandukanye ndetse baranamufunze. We rero rwose ntabwo yari aryohewe habe na gatoya. Bicaye rero bari guserebura nyine, ibyishimo ari byose, bagiye kubona babona wa musore bari bararangiye. Ayanda arinjiye, naho rero Areke akimukubita amaso yatangiye gufuha n'ubundi yibaza ukuntu uyu musore aje hano kandi bari baramurangiye Ayanda, maze rwose atangira kumera nkaho ari kurakara. Uyu musore yarinjiye rero, bose arabasuhuza maze ahita ahobera cyane Julia ati mukobwa mwiza rwose, narinde kureba uko umeze, nifuzaga kumenya niba umeze neza. Naho rero Kristi yahise ababwira ati ntibibababaze
kubera ko uyu musore ninjye namuhamagaye, nifuzaga ko aza maze akaba ari kumwe na Julia dore ko yamukunze guhera ku munsi wa mbere amubona. Bose bakomye mu mashyi rero barishima nyine, maze bose uko bari hano ubwo nyine bari couple, batangiye noneho kuganira no kuvuga ukuntu umunsi bazakora ubukwe bagomba kuzakorera ubukwe umunsi umwe ndetse bakanabukorera ahantu hamwe. Byari bisekeje rero ukuntu bose bari gupanga ubukwe, nyamara bisa nk'aho amakupure amwe muri aya yari avutse uyu munsi. Nyuma rero y'iminsi mike ba bakiriya bagombaga kugura ya filime bahamagaye Areke maze bamubwira ko filime ye ariyo filime rwose ndashyikirwa, ariyo filime bahisemo, ari filime nziza cyane ndetse bifuza kubaha amafaranga menshi. Ikindi kandi bifuza kubaha ibiraka bakazajya babandikira amafilime menshi agiye atandukanye. Iyi filime rero yaragiye irakundwa dore ko nyine barayikinnye, maze bakimara kuyisohora yarebwe n'abantu benshi cyane, abantu bose barayikunda, amakomantere yose atangira kujya kuri iyi filime. Hanyuma ya nzu rero nyine yaguraga aya mafilime bandikiye Zini bati rero urabona twabonye filime nziza cyane y'icyitegererezo ukwiriye kureberaho kugira ngo ube nawe wakwandika amafilime ameze nkayo. Bamwoherereje rero iyi filime maze zinakireba yahise asanga ari ya yindi yanditswe na Ayanda. Yabuze amahoro, yabuze icyo akora, yabuze icyo avuga n'icyo areka, ati ntibishoboka, iyi filime ni ya yindi Ayanda yanditse, niyo bakunze, niyo bari kumpa. Ubwo rwose bifuza ko nazajya nkora amafilime ameze gutya, ndetse bifuza ko nagira umwanditsi umeze nk'uyu nguyu, ngo nintabona umwanditsi umeze gutya ntabwo bazongera gufata filime yanjye. Byaramurenze rero maze ahita ajya kureba Ayanda kugira ngo nyine amusabe yuko yagaruka maze akamuha akazi. Akigerayo rero yagezeyo maze ahita asanga Ayanda yicaranye na Areke ndetse rwose bari gusomana, yari yamusuye, byari biryoshye nyine bari no guserebura ko nyine filime yabo yari yakunzwe cyane, abantu bose aribo bari kuvuga. Yahise rero ababwira yuko nyine nubwo bwose ibyo abonye bimubabaje cyane kubera ko nanone kandi Ayanda yongeye kumutwara umukunzi. Ayanda yahise amubwira ati ntabwo namugutwaye, ahubwo ntiwigeze umenya agaciro ka zahabu wari ufite, waramusuzuguraga, ntiwigeze umenya ko ari umugabo, ntiwigeze umwubaha, ntiwigeze umuha urukundo, ndetse rwose wahoraga umufata nk'aho wagira ngo yabuze aho ajya. Njyewe rero namubonyemo umugabo w'inzozi zanjye, ubwo rero rwose ntabwo wandenganya. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nta kibazo, ibyo reka tubyihorere, ahubwo ndifuza nyine kongera kubaha akazi maze mukaza mukongera kunyandikira filime. Bararebanye maze basekera rimwe, baramubwiye bati nta kazi kawe tugishaka, nta nubwo rwose twifuza kugukorera kubera ko kano kanya barangije kuduha akazi ko kuzajya tubandikira amafilime, genda nawe wishakire abandi bakozi. Nyamara nta handi rwose uyu mukobwa yari gukura abandi bandika amafilime kubera ko ba bakiriya be bari bamubwiye ko bashaka ko filime ze nazo ziba zanditswe n'uyu mukobwa n'uyu musore, nyamara ntabwo byari bigishobotse. Yicujije rero impamvu yanze rwose iyi filime banditse kubera ko byasaga nkaho noneho kariyeri ye mu kwandika irangiriye aha, kuko we ubwe ntabwo yari azi kwandika, yabaga akeneye abamwandikira. Yari ahombye rero abakiriya b'imena, yari abuze umusheri we, mbese yari abuze byose kubera kwiyemera kwe. Naho rero Ayanda na Areke bo bari guserebura ukuntu nyine birangiye amenye yuko ibyo yanze ahubwo ari byo bintu byari bifite agaciro, ariko we yabitesheje agaciro. Hashira umwaka rero ibintu biryoshye hagati y'izi nshuti nyine ndetse n'abakunzi bazo, ibintu byose byari bimeze neza. Hanyuma rero Areke yabwiye Serido ndetse na wa mukunzi wa Julia ati hanyuma rero ndifuza nyine kuzatera ivi no kuzambika impeta umukunzi wanjye, hanyuma ndashaka ko muzaba muhari namwe kubera ko ndifuza ko nyine byazaba ari ibintu bidasanzwe. Aba bombi rero baramubwiye bati ahubwo reka tuzabikorere rimwe, nk'uko twavuze ko tuzakorera ubukwe rimwe, n'iki kirori tugitegurire rimwe, bose bazaze buri wese azi ko aje kureba umukunzi we maze basange twese twabiteguye.
barabiteguye rero, byari ibintu bishyushye, buri wese yahamagaye umukunzi we amubwira ati uze kunsanga aha ngaha. Aba bakobwa rero bariteguye, buri wese yumva nyine agiye kureba umukunzi we. Bahageze basanze aba basore bateguye ibintu byose, babiteguye ndetse rwose buri musore wese apfukamye, bose bameze nk'aho batonze umurongo bafashe impeta mu ntoki. Aba bakobwa rero batunguwe nabo no kubona ko bari baje ahantu hamwe, dore ko banahagereye igihe kimwe, bose bararebanye, byari ibintu bitangaje. Barinjiye rero maze nyine buri wese atera intambwe asanga umukunzi we, kuko buri wese yari yatunguwe birumvikana. Aheke rero yahise afata ikiganza Aheke rero ari nawe wari uri hagati y'aba basore, yahise afata ikiganza Ayanda maze ahita amubwira ati rukundo rwanjye, umukobwa umwe rukumbi nabashije gukunda, umukobwa wanyuze umutima wanjye, wanyemerera se kumbera umugore, kuko rwose ndifuza ko ibyishimo mfite uyu munsi nabihorana. Ayanda wari watangiye no kurira yahise amubwira ati yego ndabyemeye. Yamwambitse impeta rero maze barahaguruka barahoberana. Byari ibintu bitangaje, byari biryoshye, nyamara buri wese emosiyo zari zamurenze ku giti cye, kuko Serido nawe yari ari kubwira Christy ati naragukunze n'umutima wanjye wose, nategereje igihe kinini kugira ngo nawe unkunde nk'uko ngukunda, hanyuma rero uyu munsi ndifuza kubwira isi yose ko ngukunda kandi nifuza ko wambera umugore. Christy rero yahise amubwira ati ndabyemeye, ndetse nanjye ndifuza kubwira buri muntu wese kuri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Yamwambitse impeta rero maze nabo barahoberana. Naho rero wa musore wundi we yari ari kubwira Julia ati nubwo rwose nagukunze bitunguranye, dore yuko nkigukubita amaso kwihangana byaranze, maze ntangira kuvuga ubwiza bwawe, numvaga rwose kubyihanganira byanze, gusa umenye ko guhera ku munsi wa mbere nkikubona wabashije kunkora ku mutima, ndagukunda ndetse ndifuza yuko wambera umugore. Julia rero nawe yarabimwemereye, dore ko yari aryohewe n'urukundo, noneho urukundo rutarimo inkoni, urukundo rutarimo ibibazo, yari aryohewe bikabije. Barahagurutse barahoberana, maze aba bose bamaze kubambika impeta barahoberanye bose, buri umwe wese akajya agenda ahobera undi, byari byabarenze. Batangiye rero guserebura, maze aba basore babwira aba bakobwa ko rwose bifuza yuko n'ubukwe bwabo buzabera umunsi umwe, ndetse bakazajya no mu gihugu kimwe igihe bazaba bagiye mu kwezi kwa buki. Ibyishimo rero byari byose, buri wese yari ari kubwira umukunzi we ukuntu amukunda, ndetse aruta ibintu byose ari we yifuza kuzabana nawe ubuziraherezo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.